Babyeyi namwe banyeshuri, Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy ibifurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Mu kuzirikana kandi abandi banyarwanda babyifuza, twabafunguriye chaîne ya YouTube igiye kugicishwaho amasomo akurikira. Tuzabigisha guteka amafunguro atandukanye, gutekera ibirori cyangwa iminsi mikuru, gukora imigati, gato na biscuit, kwakira neza abatugana. Tuzabigisha imirire myiza ku mubyeyi utwite, uwonsa, abana bato ndetse n'abakuze. Tuzabigisha kandi ibijyanye na parike, ubwikorezi bwo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Tuzigana kandi namwe icyongereza cyo kuvuga n'ibindi bitandukanye. Kugira ngo utazacikwa na kimwe rero, jya kuri YouTube ukore subscribe hakiri kare kuri Keta Rwanda Remarkable TV. Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Keta Rwanda Remarkable TV. Nitwa Dr. Habimana Alphonse. Nkuko twabiganiriye ubushize rero, turagarutse noneho kugira ngo tubagezeho ingingo zimwe na zimwe tuzagenderaho mu kiganiro kijyanye n'imirire myiza. Nkuko kandi mubizi, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya imirire mibi. Imirire mibi ntabwo ari uko umuntu aba yariye ibiryo bibi. Hari igihe akenshi na kenshi abantu barya ibiryo byiza, ariko bitewe n'uburyo babifashe bikaba bishobora kudatanga inyungu nyinshi mu buzima bwacu. Niyo mpamvu rero twifuza kugira ngo mu iterambere twifuza ry'igihugu cyacu turwanye imirire mibi, natwe tugire umusanzu wacu kuri gahunda ya leta yo gufasha twese abanyarwanda, kugira inama abanyarwanda gufata amafunguro, indyo yuzuye mu kurwanya imirire mibi ishobora kugaragara mu bana hamwe na hamwe, ndetse n'indwara zijya zifata abantu ariko zatewe n'imirire. Hari amafunguro dushobora guteka bitewe n'uburyo twayatunganyije, rimwe na rimwe yaduhenze ariko akaba yadutera uburwayi. Hari uburyo dushobora guteka bitewe n'uburyo twatetse, bishobora gutera indwara zitandukanye, harimo no kuba umuntu yagira kanseri. Hari abantu bamwe na bamwe bavuye ku mavuta bavuga ko amavuta atera indwara cyangwa se ashobora kubakurura indwara mu mubiri. Ahangaha tuzareba uburyo ushobora gufata amafunguro arimo amavuta kandi ntibigire ingaruka. N'ibindi biribwa bigiye bitandukanye tuzabisangirira hamwe. Twagira ngo rero tubagezeho ingingo z'ingenzi zikubiye muri iki kiganiro tugiye kuzabagezaho. Tuzaganira mbere na mbere ngo ni izihe ntungamubiri umubiri wacu ukenera. Ubuzima bwacu kugira ngo bubeho neza dukeneye guha umubiri wacu izihe ntungamubiri. Icya kabiri, tuzareba ngo ni ibihe biribwa byiza dufata byari byiza ariko bikaba bishobora guhinduka bibi ku mubiri wacu bitewe n'uburyo twabifashe. Ibyo byose tuzabirebera hamwe, hanyuma twige n'uburyo dushobora kubifata mu buryo bukwiriye kandi ntibigire ingaruka. Ikindi tuzareba ngo ni gute wateka ukoresheje amavuta, ukayateka mu buryo bwiza ntahinduke ngo abe yabyara kanseri mu mibiri yacu. Kanseri n'ibindi bibazo bishobora gutuma imyanya y'umubiri wacu igirwaho n'ingaruka z'ibyo biribwa. Tuzareba ngo indyo yuzuye ibigizwe n'iki. Ese ibintu bishobora kutuzanira intungamubiri zuzuye mu gihugu cyacu birahari, biraboneka? Ibi byose tuzabireba, ndetse tubarangire n'uburyo mushobora kubihuza, uburyo dushobora guhuza amafunguro atandukanye kugira ngo tujye tuyafata ari butuzanire intungamubiri zose umubiri ukeneye. Tuzareba kandi ngo ni ibihe biribwa umugore utwite akwiriye kurya, ni iki akwiye kunywa kugira ngo bimuzanire intungamubiri ziri bumutunge, hanyuma bigafasha n'umwana uri mu nda. Tuzareba kandi umugore wonsa, ibiribwa akwiye gufata n'intungamubiri bikwiye kumuzanira kugira ngo
ari we abeho neza ndetse n'umwana yonsa nawe arusheho kumererwa neza. Tuzarebera hamwe kandi intungamubiri umwana wavutse, umwana mutoya ashobora gukenera nka kuriya igihe amaze amezi 6 avutse, ni ibiki akwiye gufata. Tuzarebera hamwe kandi umwana ugeze ku myaka 2 kuzamuka, tuzareba intungamubiri zikenewe ku bajene bacu, abasore, inkumi, ibyo bakwiye gufata kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ikindi kandi hano tuzarebera hamwe ni ibihe biribwa n'ayo mafunguro akenewe ku muntu mukuru, umusaza, umuntu w'umukecuru, ni ibiki akwiye gufata kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumererwe neza, ni ibiki akwiye kwirinda. Murabizi yuko ibyo byiciro byose tuvuze hari uburyo bikwiye kuba bimeze. Abantu bakiri batoya baba bakeneye gukoresha imbaraga nyinshi, abantu bakuze hari igihe kigera ntibabe bagikoresha imbaraga nyinshi. Ibyo byose bikwiye kujyana rero n'amafunguro amwe n'amwe akenewe. Byose hamwe tuzabiganirira hano, kubiganira tuzagenda dutambutsa kugira ngo twubake umuryango mwiza uzira indwara zituruka ku mirire twagize. Dukeneye kandi kuzaganira namwe ku bijyanye n'intungamubiri n'ibiribwa, amafunguro dushobora gufata niba umuntu afite uburwayi bw'umutima, uburwayi bwa diyabete, uburwayi bw'impyiko, uburwayi bw'umwijima, bitewe n'uburwayi umuntu afite, akamenya amafunguro akwiye gufata n'ibyo akwiye kwirinda. Ibi rero twese hamwe dufatanyije namwe, hamwe n'abatumirwa bacu tuzagenda tugira, abashyitsi bacu, abazaduha inyunganizi, namwe kandi twifuza yuko tuzabiganirira hamwe bigatanga umusanzu ukomeye ku buzima bwacu, ku buzima bw'abana bacu, ku buzima bw'ababyeyi bacu. Turabashimiye rero cyane. Hanyuma kugira ngo hatazagira ucikanwa n'ikiganiro na kimwe, mukore subscribe kuri Kefa Rwanda Remarkable TV. Turabashimiye, mugira amahoro. Ikaze muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, ishuri ry'indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga. Twigisha amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Twakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, amezi 3, 6 ndetse n'abiga mu gihe cy'umwaka umwe. Mu kwigisha ubukerarugendo kandi turi ku isonga kuko twigisha tugendeye ku nteganyanyigisho zemewe, tukanafasha abanyeshuri bacu kubona aho bimenyereza umwuga biciye mu bufatanye n'amahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufitanye amasezerano. Wifuza ibindi bisobanuro, wagana aho iri shuri riherereye ku Kimironko inyuma ya Beka munsi y'urusengero rwa Foursquare, cyangwa ugahamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.